umuntu wa mbere ukeneye umuntu kumva ukuri, umuntu kumva. Buriya nta muntu n'umwe ku isi ukomeye kuruta umuntu kumva. Ukeneye umuntu kumva. Iyo turi mu rugendo rwo gukira ibikomere, batubwira ko tugomba kugira abantu batwumva. Ugomba kuba ufite umuntu wagutega amatwi akakumva ukuri. Ntabwo ari buri wese uzakumva. Nubona umuntu kumva, ubasha kukumva ukuri, inshuti yanjye, akakumvana n'uburibwe bwawe n'uburwayi bwawe, uwo muntu azakugeza ku mpinduka nziza iyo ari yo yose. Azagufasha gukira ibikomere igihe wemera ko ubifite, igihe wamaze kumenya ko wakomeretse, uwo muntu yagufasha gukira ibikomere. Uyu muntu ashobora kuba ibintu byinshi muri wowe. Urabona uyu muntu akugeraho cyangwa umugeraho uri umurwayi, urwaye. Uyu muntu bisaba kabamo ibintu bigera muri 4. Agomba kuba muganga, agomba kuba umurwaza, agomba kuba ibitaro, agomba kuba igitanda, agomba kuba n'ingemu. Ibyo bintu byose akabyishakamo, uyu muntu akakumva. Hari igihe azaza agasanga wazanzamutse mukaganira. Hari n'igihe azaza agasanga uri muri koma akakuba iruhande mutari kuganira. Hari n'igihe azaza agasanga uri gutuka abantu bose, akakira ibitutsi n'amashangwe akakuguma iruhande. Hari n'igihe azaza agasanga uracecetse ntuvuga ariko uri muzima, nabwo akakuguma iruhande. Hari n'igihe azaza agasanga amarira atemba ku maso, nabwo akabaho. Urumva rimwe razajya aba muganga, ubundi aba umurwaza, ubundi aba imiti, ubundi aba igitanda umwiyegamize umuryamire, ubundi ahinduka ibitaro neza umurwariremo neza umurukeho umucireho ugire gute. Icyo ni cyagiye uri kuvuga ibikorwa byawe bibi wakoze, byago byawe byo wakorewe, ibibi wakorewe, igihe uri kuruka nyine umurukaho, nicyo bishatse kuvuga. Uwo muntu akumve. Birashoboka ko abantu 1000 batazakumva, ariko Imana ntizakuburira umuntu kumva kugira ngo amateka yawe abashe guhinduka, ubashe kugira umumaro mu mugambi w'Imana. Uyu muntu ashobora no kuzaba umuntu uje kugira gusa ngo akugeze ku nzira y'agakiza. Nukuri pe, birahagije, bizaba bibaye. Ukeneye umuntu kumva, atari bukumve ngo akumvirane, atari bukumve nk'uko Mutesi yakumvishe, kwenda Mutesi yakumvisha gucira urubanza. Ukeneye umuntu kumva ukuri, umuntu Imana yagushyiriyemo umutima w'imbabazi zo kugutega amatwi akakumva. Uyu muntu birashoboka ko ntawe ufite, ariko mu mbabazi z'Imana arimo, mu buntu Imana itugirira uyu muntu arimo. Ninsoza kuvuga aba bantu, ndagusengera Imana kugira ngo bakire, kuko ndi umuhesha w'umugisha.